ubuzima bw'intwari ntibwubakwa ku bw'imbaraga gusa, oya, ahubwo bwubakwa ku bw'indangagaciro n'imyemerere. Murakaza neza kuri Kwizera Rwanda Official, aho tugiye gusubiza amaso inyuma tukareba inkomoko, amateka n'uruhare rukomeye rwa Donnie Yen mu guhindura filime Ip Man ikaba imwe mu mafilime akomeye ku isi ya rurema mu njyana ya Kung Fu. Mutama, ndi Kwizera Janvier Gadi nk'ibisanzwe, uhaye ikaze mu kiganiro cya none. Turatangiye. Ip Man ni filime yasohotse mu mwaka wa 2008. Isohoka iyobowe na Wilson Yip, igaruka ku buzima bwa Ip Man, mutoza imikino njyarugamba ya gakondo y'Abashinwa izwi nka Wing Chun. Uyu mugabo yamenyekanye cyane nk'umwarimu wa Bruce Lee. Iyi filimi rero ni imwe mu zakunzwe cyane mu bwoko bwa filime zishingiye ku mateka cyangwa se icyo twita biopic, kuko yerekana ubuzima bw'umuntu wahinduye amateka y'imikino njyarugamba mu Bushinwa. Umukinnyi Donnie Yen niwe wahawe inshingano zo gukina uyu mwanya, maze abikora neza ku buryo bwatumye filime igira igikundiro n'icyubahiro gikomeye mu bakunzi ba sinema n'imikino njyarugamba. Filime Ip Man yerekana ubuzima bwa Ip Man mu myaka y'1930 kugeza mu 1940 mu mujyi wa Foshan mu Bushinwa. Icyo gihe Foshan hari ahantu hazwiho kuba isoko y'imikino njyarugamba, ahantu abahanga batandukanye bigishaga imikino gakondo ya Kung Fu. Ip Man yari umwe mu batoza b'icyubahiro wari ufite ubuhanga budasanzwe mu gukoresha uburyo bwa Wing Chun. Nubwo yari inzobere rwose mu mikino njyarugamba, Ip Man yari umuntu ucisha make kandi utarwanira kwigaragaza. Yubahaga abandi kandi akirinda gukoresha imbaraga igihe bidakenewe. Gusa ubwo Abayapani bateraga Ubushinwa mu ntambara ya kabiri y'isi yose, ubuzima bwe n'ubwo abaturage bwarushijeho kuba bubi cyane. Uyu yahuye n'ibizazane, ahura n'ingorane zikomeye, atakaza umutungo we ariko aguma ku ndangagaciro ze. Ip Man yaje kwisanga ahanganye n'igisirikare cy'Abayapani, aho umuyobozi wabo General Muira yashakaga kwerekana ko imikino njyarugamba y'Abayapani ruta kure cyane iy'Abashinwa. Nyamara rero Ip Man ntabwo yemeye kwicisha bugufi ngo bigende gutyo gusa, ahubwo yemeye kurwana n'abasirikare b'Abayapani benshi maze arabatsinda bose. Byageze n'aho ahura na General Muira ubwe mu rugamba rukomeye maze aramunesha, yerekana ko imikino njyarugamba gakondo y'Abashinwa ifite imbaraga n'icyubahiro cyayo. Donnie Yen yagize uruhare runini mu gutuma filimi Ip Man igira agaciro gakomeye. Uburyo yakinnye umwanya rero yerekanye ubuhanga bwe butangaje mu mikino njyarugamba ndetse no mu buhanzi bwa sinema. Kugira ngo yinjire neza muri uyu mwanya, yamaze amezi arenga 6 yiga Wing Chun mu buryo bwimbitse, afashwa n'abatoza b'inzobere masters. Uburyo yagaragaje imyitwarire ya Ip Man byatumye abarebye iyi filimi bumva neza ko yari umuntu w'intangarugero mu buzima bw'indangagaciro. Yagaragaje ubupfura, icyubahiro no gucisha make, ariko akerekana ko yari umuntu ushobora kurwana no kwirwanaho igihe bibaye ngombwa. Ibi rero byatumye filime irushaho gukundwa ndetse inagira uruhare mu kumenyekanisha imikino njyarugamba ya Wing Chun ku isi yose. Ip Man si filime y'imikino njyarugamba gusa, ahubwo ni n'inkuru y'ubutwari, ubumuntu no guharanira icyubahiro cy'umuco gakondo. Donnie Yen yagize uruhare rukomeye mu gutuma iyi filime ikundwa, kuko ubuhanga bwe bwatumye igira igikundo no gukundwa n'abantu benshi. Binyuze muri iyi filimi rero, abayirebye bayigiyemo isomo ryo kwihangana, kwiyoroshya no gukoresha imbaraga mu gihe bikenewe. Kubera uko yakunzwe, habaye ibice bikurikira bya Ip Man byose bigaragaza ubuzima bwa nyakwigendera Ip Man n'uburyo yahinduye amateka y'imikino njyarugamba. Ip Man rero yagize ingaruka zikomeye mu bakunzi ba sinema ndetse no ku bakunda imikino njyarugamba, kuko yerekanye intwari nyazo n'ukuri ku mateka y'iyi siporo gakondo y'Abashinwa. Twihuse rero, reka turebere hamwe imbogamizi filimi Ip Man yahuye nazo mu ikinwa ryayo. Turakomeje. Filimi Ip Man yagize igikundiro kinini kuva yasohoka kuva mu mwaka wa 2008, ariko kuyitegura no kuyikina abayigaragayemo bahuye n'imbogamizi zitandukanye. Izo mbogamizi zagiye zibasira ibice bitandukanye byayo, kuva ku gutangira inkuru, kubona ubushobozi, gukina imyiyereko y'imikino njyarugamba, kugeza ku kibazo cy'uburenganzira bwo gukoresha izina rya Ip Man. Dore inzitizi ya mbere ni ibibazo by'uburenganzira cyangwa se copyright ku izina rya Ip Man. Kimwe mu bibazo bikomeye filimi Ip Man yahuye nacyo ni uburenganzira bwo gukoresha izina rya Ip Man.
mbere yo gutangira gukora filime hari abandi bashoramari n'amafilime bari bafite imigambi yo gukora inkuru y'ubuzima bwe. Abagize umuryango wa Ip Man, cyane cyane umuhungu we Ip Chan, ntibahise bemera byoroshye ko izina rya se rikoreshwa, kuko nabo bari bafite izindi gahunda zo gukora kuri filime ivuga kuri papa wabo. Kubera icyo kibazo rero, abashinzwe gukora filime bagize igihe kirekire cyo kuganira n'umuryango wa Ip Man kugira ngo bemere gukoresha izina rye no kugira uruhare mu nyandiko y'inkuru. Nyuma y'ubwumvikane, umuhungu we Ip Chan yemeye gufasha mu kuyitegura no kuyobora imyitozo ya Wing Chun. Imbogamizi ya kabiri rero ni ukubona ubushobozi bukwiye. Ati gute none? Nyamara rero nk'uko bigenda kuri filimi zose zisaba ubushobozi buhambaye, Ip Man nayo yahuye n'imbogamizi zijyanye no kubona amafaranga ahagije yo kuyikora. Kubera ko yari filime igamije kwerekana amateka, yasabaga gukoresha imyambaro n'ibikoresho by'igihe cya kera kuva mu mwaka w'1930 n'1940. Ibi bikaba byarongereye ikiguzi cyayo. Byongeye, filime yasabaga imyiyereko myinshi y'imikino njyarugamba, bivuze ko habayeho gukoresha abatoza b'inzobere n'abakinnyi bashoboye gukora iyi myitozo, bikaba byarahenze rero. Nubwo ibyo bibazo byariho, abatunganyije filime bashoboye kubona abaterankunga bayifasha gukora neza. Imbogamizi ya gatatu, imyitozo ikomeye ku bakinnyi. Donnie Yen, wagize uruhare rwa Ip Man, yagombaga kwiga Wing Chun mu buryo bwimbitse kugira ngo yerekane neza imyitwarire n'ubuhanga bwa nyakwigendera Ip Man. Yakoze imyitozo ikomeye mu gihe cy'amezi 6, aho yatozwaga n'umuhungu wa Ip Man, Ip Chan, hamwe n'abandi batoza b'inzobere. Nubwo yari asanzwe azwiho ubuhanga mu mikino njyarugamba, Wing Chun yari itandukanye n'uburyo yari asanzwe akoresha. Yasabwe guhindura imikorere ye, ibyo bikaba byaramugoye cyane. Byongeye kandi, Donnie Yen yagize imvune nyinshi mu myitozo no mu gukina ibice bitoroshye, ariko ntiyacika intege. Si Donnie Yen gusa wahuye n'imbogamizi z'imyitozo, kuko abakinnyi barwanye nawe nabo bagombaga gukora imyitozo ikomeye kugira ngo bagaragaze imikinire igezweho kandi nyayo. Bamwe bagize imvune zitandukanye kubera ingufu zakoreshejwe mu mirwano. Cya kane, ni ibibazo by'aho filime yafatiwe cyangwa se aho amashusho yafatiwe. Kubera ko inkuru ya Ip Man ibereye mu myaka y'1930 n'1940, byasabaga ahantu hasa n'aho hantu ha kera. Ibice byinshi byafatiwe mu Bushinwa, ariko kubona ahantu hakwiye byari ikibazo gikomeye cyane. Ibice by'umujyi wa Foshan aho Ip Man yabaye byari byarahindutse cyane ku buryo bugaragara, ku buryo byasabaga ko hubakwa ahantu hameze nk'aho ngaho h'icyo gihe nyine. Byongeye, habaye ikibazo cyo kubona uburenganzira bwo gufatira amashusho ahantu runaka, cyane cyane aho hifuzwaga kwerekana ibice by'intambara ya kabiri y'isi. Ibi byatumye hari ibice byafatiwe mu bindi bice by'Ubushinwa no muri Hong Kong. Icya gatanu, kubaho kw'izindi filimi zisa nayo. Nyamara rero, mu gihe Ip Man yategurwaga, hari izindi filimi zari ziri mu nzira zageragezaga kwerekana ubuzima bwa Ip Man. Ibi byateye impungenge ko abantu bashobora kuyitiranya n'izindi filimi cyangwa se bikagabanya umubare w'abayirebye. Mu rwego rwo kwirinda icyo kibazo, abateguye filimi Ip Man bayirangije vuba na bwangu kugira ngo ibe ariyo ya mbere igeze ku isoko. Ibi byatumye bimwe mu mafilimi yakunzwe cyane ndetse ikuraho izindi zari zarateguwe ku nkuru ya Ip Man. Icya gatandatu, kubera ko filimi igaragaza uburyo Abayapani bari barateye Ubushinwa, hari impungenge ko ishobora guteza ibibazo hagati y'ibihugu byombi. Bamwe mu bari bashyigikiye Ubuyapani bavuze ko filimi yashyizeho ishusho mbi y'Abayapani, cyane cyane binyuze mu cyerekezo cy'umusirikare witwa General Muira, wari umuyobozi w'igisirikare cy'Ubuyapani muri iyi filime. Nubwo rero iyi filimi itagaragaza urwango, ahubwo ikerekana amateka, hari abashidikanyije ku buryo Abayapani bagaragajwe. Nyamara filimi yakiriwe neza ku rwego mpuzamahanga, ndetse no mu Buyapani hari benshi bayishimiye kubera ubuhanga bwayo mu kuyitunganya. Nubwo rero iyi filimi Ip Man yahuye n'imbogamizi zitandukanye mu ikorwa ryayo, izi mbogamizi zabaye imbarutso zo kuyikora neza kurushaho. Kuva ku kibazo cy'uburenganzira, kubura ubushobozi, imyitozo ikomeye ku bakinnyi, kugeza ku buryo inkuru yakiriwe, byose byateye abatunganyije filimi gukora ibishoboka byose kugira ngo izabe nziza. Iyo witegereje neza rero, ibibazo byabayeho byatumye Ip Man irushaho gukorwa neza no gukundwa n'abakunzi ba sinema ku isi hose. Ubu ni imwe mu mafilimi ya kungufu yakunzwe cyane,
ikaba yaragize uruhare rukomeye mu kumenyekanisha imikino njyarugamba ya Wing Chun n'amateka ya Ip Man muri rusange. Filime Ip Man yakiriwe neza n'abasesenguzi ba sinema ku rwego mpuzamahanga. Ati gute none? Ku rubuga rwa Rotten Tomatoes, filime ifite amanota 46% hashingiwe ku isesengura ry'abanyamwuga 28 n'amanota 6.6 Ibi byerekana ko abasesenguzi benshi bayishimiye. Hari uwitwa Andrew Herrid wa Salon yise Ip Man igikorwa cyiza kandi gishimishije cy'Ubushinwa, agaragaza ko ari filime ifite amarangamutima akomeye yerekeye ku Bushinwa. Derek Eley wa Variety Magazine yanditse mu isesenguriro rye ati Yen afite ikuzo rikomeye mu myanya ye y'ubukure, ni intyoza nka Ip Man, afite icyubahiro cyoroheje gihuye neza n'icya filimi ubwayo, ndetse ni n'umuhanga mu mikino njyarugamba by'umwihariko muri Wing Chun. Lee Chang-mo, umusesenguzi wa filime wo muri Malaysia, yahaye filime amanota 3/4, yandika ko ari filime ifite uburinganire hagati y'ibikorwa by'imikino njyarugamba n'inkuru ishimishije. Yaje gushyira Ip Man ku mwanya wa 6 mu rutonde rwe rwa filime 10 nziza za 2008. Hari uwitwa Jane Ogivia wa 14 Times yaranditse ati ikintu gituma filime Ip Man inkurura ni imbaraga zayo mu nkuru, n'uburyo inkuru yayo ifatanye n'ubugome nyabwo bw'ubukoloni bw'Abayapani butuma ureba yumva ashishikajwe no kureba ibyakurikiyeho. Nubwo hari abasesenguzi bagaragaje ko filime ifite amarangamutima akomeye yerekeye Ubushinwa, benshi bashimye uburyo yerekanye neza ubuzima bwa Ip Man n'ubuhanga bwa Donnie Yen mu gukina uyu mwanya. Dusoza rero, filime Ip Man yakinwe 2008 ivuga ku buzima bwa Ip Man nyine, umwarimu wa Bruce Lee yinjije amafaranga miliyoni 21 z'amadolari y'amanyamerika ku isi hose. Iyi filime ni ya mbere mu rukurikirane rw'amafilime 4 aho Ip Man 4 cyangwa se finali yayo yo muri 2019 yinjije miliyoni 239 z'amadolari ku isi hose. Nuko nshoje Mutama Ndikwizera Janvier Gadi nk'ibisanzwe. Uramutse ufite igitekerezo, inyunganizi mu biganiro dukora, amarembo aruguruye. Mukore subscribe rero, mukore amashare kugira ngo ibintu byacu birusheho kugenda neza, kubake umuryango mugari kuri Kwizera Rwanda Official. Rero ni ibintu bikomeje kubera, mubwire n'abandi. Bye bye, ndabakunda cyane. Shalom.